nubwo ubona ukora ibintu bitandukanye ukabona abantu baragushima, ukabona abantu bishimiye ibyo uri gukora, ukabona biragenda, ukumva abantu bari kuguha amashyi ngo ubikora neza, burya hari ahantu bituruka ku kintu kimwe gusa: icyizere. Ese icyizere ubundi kirimo amoko angahe? Ese ubundi ni iki kintu gishobora gutuma noneho icyo cyizere cyiyongera aho kugira ngo kigabanuke? Reka turebere hamwe, turebe ikintu gishoboka kugira ngo tugikore kibashe kongera icyizere cyacu aho kugira ngo icyizere cyacu kigabanuke. Ubundi akenshi iyo umuntu avuze icyizere, abantu bumva icyo abantu babagirira aho kugira ngo bumve icyo bo bigirira. Ese ubundi icyizere abantu bakugirira gituruka he? Ubundi abantu benshi nubwo batajya babivugaho, icyizere kiri mu bwoko bubiri: hari icyizere wowe ubwawe wigirira, hakabamo n'icyizere abandi bakugirira. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko abandi bakugirira icyizere, ugomba wowe kwigirira icyizere. Ese bituruka he? Ubundi kugira ngo umuntu yigirire icyizere, bituruka mu byo akora, bituruka mu cyo yakoze cyangwa se mu cyo yubaka. Ubundi iyo uri kubaka ikintu ukaba wizeye ku byo wowe ukora, wowe bigeraho noneho icyizere kikazamuka ku byo wowe ukora, ku buryo uba wumva yuko n'abandi bagomba kubyizera, kandi koko bikarangira n'abandi babyizeye. Gusa nutuma abandi bizera ibyo ukora ariko wowe utiyizeye, bizatuma bya bindi ukora wowe ucika intege. Kubera iki? Wizeye ibyo bakubwira, wizeye amagambo yabo, wizeye ko ukora cyane, cyangwa se wizeye yuko bagutaka, ariko mu by'ukuri wowe icyizere cyawe nicyo kigomba kukurema, nicyo kigomba kukuranga, nicyo kigomba kuguhindurira amateka. Ubundi iyo wowe uzi ko wizerwa cyane, ntabwo ibyo ngibyo bigomba kukugira umuntu ukomeye cyane, ahubwo wowe iyo uzi ko wiyizeye cyane, ugomba gukora cyane, wakoze cyane, ibyo nibyo bizaguhindura umuntu udasanzwe. Ni ukuvuga ngo abantu bajya kukwizera kubera ko bazi gukora, ariko hari akantu kajya kabaho kagatuma abantu bizera umuntu, ariko mu by'ukuri uwo muntu nawe abizi neza ko nta kintu afite, cyangwa se akora ibitandukanye n'ibyo abantu babona. Kuvuga ngo mu buzima busanzwe hari igihe abantu bataka umuntu, ariko mu by'ukuri ibyo bamutakira we abizi neza yuko ibyo bintu nta na kimwe cya cumi cy'ibyo bamutakira. Bamuziho imico myiza, bamuziho ibikorwa byiza, ariko muri we nta gikorwa cyiza yiyiziho. Ibyo ngibyo ni icyizere cy'abantu. Ubundi icyizere cyawe bwite cyo kiba gifite imbaraga, cyo kiba gifite ukuri kurenza uko abantu bakugirira. Rero niba ushaka kubaka kariyeri, niba ushaka kubaka ubuzima bwawe, niba ushaka guhora ukora ibintu bizima, wowe igirira icyizere mbere na mbere. Ubundi mu bagabo njya nkunda babayeho b'ibyamamare, nkunda uwo bita Muhammad Ali. Muhammad Ali we yagiraga icyizere muri we, kuri rwa rwego anabivuga, akavuga ngo ndi uwa mbere, ntabwo ushobora kuntsinda. Ibyo ngibyo ni icyizere we yari yarubatse. Ese ubundi icyo cyizere gituruka he? Icyizere gituruka mu gukora cyane, icyizere gituruka mu bintu by'ibikorwa umuntu aba yarubatse, icyizere gituruka muri esprit, muri motivation. Ntabwo ari motivation uhabwa n'abandi, ahubwo ni motivation wowe uhabwa nawe ubwawe bitewe n'ibyo ukora. Ibyo ukora ntabwo ari ibyo abantu babona, ibyo ukora ni ibyo wowe wiyiziho. Biriya abantu bakubwira, bagutaka, bakavuga ngo urarenze, biriya ni ukukubeshya. Buriya niba ushaka kubaka ikintu gikomeye, witekereza ku byo abantu bakubwira, ahubwo wotekereza ku byo wowe wibwira mu mutima wawe. Ese mfite ubushobozi? Ese niba ubwo bushobozi buhari, nakora iki kugira ngo mbwongere? Icyo nicyo bita icyizere. Niwigirira icyizere rero, uzakora ibirenze ibyo abantu babona, kubera yuko ibyo abantu babona hari igihe baba bibeshye, hari n'igihe bakubeshya. Iyo bakubwiye ngo uri mwiza, birangira koko nawe utangiye kwibona ko uri mwiza, nyamara hari inenge ushobora kuba wiyiziho ariko abantu batabona. Rero niba ushaka kubaka ikintu kizima, reka kugira icyizere kubera ko abantu bakiguhaye, ahubwo wowe gira icyizere kubera yuko ufite intego, ufite ahazaza, ufite imishinga yawe, ufite icyo ugambiriye gukora. Hanyuma ibyo ngibyo nubigeraho, nzi neza yuko uzabasha gusobanukirwa ijambo icyizere. Icyizere nugisobanukirwa neza, uzabona yuko hari igihe ushobora kuba waribeshye ku ijambo icyizere. Icyizere ntabwo ari icyo abantu bakugirira nk'uko duhora tubyumva.
Icyizere ni icyo wigirira, ni confiance yawe, ni ubushobozi bwawe bwo kuvuga ngo njyewe iki nzagikora kandi kizagenda neza, iki ndagikora kandi kigenda neza, iki naragikoze. Ibyo ngibyo nibyo bikuzamurira icyizere. Ese bigenda gute noneho iyo icyizere cyawe kiri gutakara? Ahangaha abantu benshi bakunda kugaruka cyane ku kuba abantu bagira icyizere, ariko ntabwo bajya bagaruka ngo ku kintu gituma abantu babura icyizere. Kimwe mu bintu bituma abantu babura icyizere ni abantu, nk'uko n'abantu bashobora kuguca intege, n'abantu bashobora no kongera kugutera imbaraga. Ariko noneho tugiye kugaruka ni gute abantu baguca intege. Ese bishoboka gute? Ni ukuvuga ngo iyo uri gukora ikintu ntikigende neza kubera ko wamenyereye ko abantu bakubwira ngo ibi ngibi urabishoboye, urabizi, nubikora ntibigende neza bazaza bakubwira ngo wapi nta kintu ushoboye, kubera yuko wabuze ijambo icyizere muri wowe, waterwaga imbaraga n'abandi, bizatuma wowe uhita ucika intege. Kubera iki? Ibitekerezo byabo bizaba bitandukanye n'ibyawe, nyamara wowe ibitekerezo byawe byagakwiye kuba byubakiye kuri wowe kuruta uko byubakira ku bandi. Icyo ngicyo nicyo abantu batsinze baturusha, nicyo abantu batsinze bakurusha. Ibyo ngibyo rero ntabwo ushobora kubigeraho utarabanza kwisobanukirwa, utarabanza gusobanukirwa ko nta muntu n'umwe ushobora kugusubiza inyuma uretse wowe ubwawe. Umuntu wakisubiza inyuma ni wowe ubwawe, nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kugusubiza inyuma, nta wundi muntu wakwambura icyizere uretse wowe ubwawe. Nutekereza ko hari undi muntu wakwambura icyizere uzaba wibeshye cyane, kandi nunatekereza ko hari umuntu wakugirira icyizere ni byiza, ariko icyo cyizere ntazaba gikuye kuri we, ahubwo azaba gikuye ku byo wakoze wubatse. Ibyo ngibyo rero ndifuza kubyubaka, ukubaka icyizere gihamye, icyizere gifite imbaraga kandi gishinze imizi, kandi icyo cyizere kigashingira kuri wowe kuruta uko gishingira ku bandi, kigashingira ku bikorwa ukora. Irinde rero kwitakariza icyizere ngo ni uko wakoze ikintu ntikigende neza, ahubwo wowe kora cyane. Hanyuma ibyo ngibyo n'ubundi abantu bahora bizera, abantu bahora bacika intege, ariko wowe ntukwiye gucika intege, ukwiye guhora wizeye ibyo ukora kandi ugashyiramo imbaraga, kuko wowe ni wowe wiyizi. Niwiburira icyizere nta wundi muntu uzakikugirira. Wowe kora, kandi numara gukora nzi ko ibi bintu byose bizagenda neza. Nzi neza yuko nta kintu na kimwe uzigera ubura. Iyi ni motivasiyo, ariko motivasiyo ni ubuzima, ni inyigisho. Rero niba wakunze ibiganiro tukugezaho ntibibagirwe gukora subscribe, kubera yuko ndifuza ko twubaka umuryango hamwe, umuryango ushyigikirana, umuryango ugirana inama. Ntibibagirwe ko ubuzima bwawe ni wowe wabuhindura, nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kubuhindura. Tangira aka kanya uhindure ubuzima bwawe, baho ubuzima butandukanye. Ndagukunda cyane, ciao.